Ero nshuti bavandimwe turabasuhuje. Ko ndumva mfite umunezero n'ibyishimo kongera kandi kubonana n'inshuti zanjye. Shalom. Shalom. Ese shalom uzice sobanura William? Shalom bisobanuye amahoro. Amahoro. Nitwa Nzabakiza Patrick. Kuri channel yanyu nyine nkuko musanzwe mubizi Nzabakiza Patrick. Ariko kandi turi no kuri TikTok kugira ngo dukomeze dusangire ubwiza bw'Imana. Ndi kumwe n'abashitsi uyu munsi wa none, turi kumwe na William, turi kumwe na James ubushize twakoranye ikiganiro hano kuri channel yacu. Amen. Abantu baravuga ngo barabishimiye ngo muzongere kandi mugaruke. Amen. Hanyuma rero karibu cyane. Amen. Karibuni turasuhuza abantu batuye hano hatandukanye, turasuhuza abantu bari muri Amerika, abari Burayi, abari mu Australia, abari muri Canada, abari muri East Africa ndetse na Central Africa. Abo bantu bose turabasuhuza ngo Imana yo mu ijuru ibagire neza. Amen. Reka rero dusenge isengesho ritoya. Niturangiza dukorana ikiganiro cyane dushimira abantu. Murabizi ko umunsi w'ejo nari mfite concert cyane no gushimira abantu. Ikindi cya kabiri turavugana gatoya ku ijambo ry'Imana kugira ngo izindi gahunda zize gukomeza, ndetse turashobora wenda gusoza vuba kuri channel yacu. Hanyuma tugakomeza na TikTok ya Mugisha William. Mana mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa ibihe bidashira. Amahoro yawe araganje. Twonge kandi guhura n'aba bavandimwe muri iki kiganiro. Reka amahoro yawe aganze, imbabazi z'Imana zitegeke, ubwiza bw'Imana bugaragare. Murikisha ubugingo bwacu kukwizera no kukwiringira. Utabare inshuti n'abavandimwe. Amahoro yawe aganze kandi ategeke. Ababuze amahoro bayabone, ababuze ibyishimo babibone. Ugirire buri muntu wese neza kuko uri umunyaneza, uri umugwaneza, uri umurengezi wacu, uri Imana ikomeye kandi kiranuka muri byose. Icubahiro n'ubwiza n'ubutware biganze mu izina rya Yesu Kristo dukunda kandi twizeye. Amen. Shuti bavandimwe rero, nkuko nari maze kubabwira, murabizi kuko twarababwiye ngo hano ibi biganiro byacu bizohora bigaruka. Tuzajya tuganira n'abantu batandukanye, tuzajya tuganira n'abana b'Imana, abafite ubuhamya babuduhe. Ndatekereza ko abantu basura channel yacu William Mugisha barayibonye ko yaduhaye ubuhamya, ndetse na James twagiye dukorana ibiganiro by'umunezero n'ibyishimo. Hanyuma rero uyu munsi wa none mfite ibyishimo n'umunezero. Ndashaka gushimira abantu, ariko kandi mbere yuko mbashimira ndifuza ko buri muntu abanza kwivuga, hanyuma mutubwire niba mwongeye kandi kunezezwa no kugaruka kuri channel yacu. Amen. Yes. Nanyishimiye Imana kuko yes kongeye kugirirwa amahirwe. Amen. N'abantu bifuje ko twagaruka tukaganiraho nabo. Amen. Turabanezerewe, ni mwibare kudukunda. Imana ibagumugisha. Shima Imana no kuko ubuzima iturinze. No kubwa mushito wacu Nzabakiza. Yes. Nzabakiza aranga kiri inshuti ngo twabaye nk'umuvandimwe. I know. Buri ikintu kirenze aho kiri hari ikindi kivukamo. Yes. So byarenze mu bushuti, uyabaye mwene wacu, yabaye mukuru wacu. So turabashimira abantu cyane abantu b'Umurenge. Turabakunda. Murenge we turagukunda. Murenge turagukunda gahoraho Murenge. Turabakunda cyane. So Imana duhana umugisha muri uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana. Amen. Dushimiye n'abantu bitabiye Nzabakiza concert. Yes. Ariko mwabantu yego umunsi umwe mugabo mwegeze kumbwira ngo Mugisha atuzajya usaba Imana iguha abantu rwose kuko abantu ni byose. Hari umunyabwenge yaravuze ngo nubona umuntu akurusha abantu azaba akurusha ibintu.
ariko so mwabantu mwe mwibare cyane twabonye imbaraga z'abantu twazibonye Imana ibaha umugisha ayo magambo amen James Ngabonziza niyo mazina yes buri gihe ndi mubyara wa Yesu amen Muzayiri amen turashima cyane kutuzira muri concert amen abo twatumiye turabashima cyane yes inshuti za Mugisha William zanzabakiza Patrick izanjye nka James turabashima cyane amen hanyuma rero narimvuze kuko iki kiganiro nico gushimira abantu bwa mbere turashimira umushumba wadutije hari ahantu ndetse turashimira n'abakristo bose ba Miracle and Healing Center Imana yo mu ijuru ibaha umugisha yego ndashimira abahanzi bagenzi banjye baba muri Kampala banyeretse urukundo Imana ibaha umugisha amen ndashimira groupe twakomeje gutegurana harimo William harimo James harimo Enoka harimo Mugabo buriya ababyeyi abanyarwanda baciye umugani ngo umubyeyi ngo ntiyanga umwana ahubwo ngo amwita izina ribi Mugabo ni umugabo mwarayimubonye ubugabo bwa Mugabo Mugabo nubona aka kantu umenye kuko twavuze ubugabo bwawe Imana yo mu ijuru iguha umugisha ndashimira n'abandi bantu mbese bagiye batuba hafi muri urabizi ko twakoze urubuga harimo ba Molen harimo ba Franka harimo ba Dan harimo ba Peace bombi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha harimo n'undi mwana witwa Anna iwe abashemba bura nta nanzi niwe muntu wa mbere wanyohereje amafaranga Anna hariho n'undi wampaye inka kuri online ejo bundi witwa Favor abo bose ndabashimira ndashimira Robert za Ruhanga ndamubona ari online ya TikTok uriya ni umugabo w'Imana Kansime Aneti abo bantu bose n'abantu bagize uruhare kugira ngo concert yacu ikomeze kugubwa neza cyane rwose abapasteri batuye Kampala harimo abapasteri Karangwa n'abandi bose bese mbabwiye ko uyu mugoroba ni wo gushimira Imana no gushima abantu nshuti bavandimwe ntaco nabona mbaha ariko Imana yo mu ijuru dukorera ibaha umugisha ejo narasenza amasengesho mu ahantu narindi ntegereje ko narakubonye ko turi buze guperform ariko Imana arayashubise nasenza amasengesho mbwira Imana ngo Mana uduhe ikirere cyiza nabonye umunsi w'ejo twarangije gukendagira ngo narangije guperforminga kuri podium imvura ihitigwa nta muntu numwe wigeze abuzwa no ku imvura yaguye turashimira Imana yo mu ijuru abantu b'abanyakampara mwanyeretse urukundo mwebare kunkunda naje nzakomeza kubana namwe nzakomeza gusabana namwe ndashimira producer wanjye ari nawe cameraman urimo kudufata yitwa Danilo bavandimwe afite studio nziza kandi Imana yo mu ijuru yamuhaye umugisha nta kintu na kimwe atazi uriya muhungu uri muri kureba mwavuze ngo mugiye gusirimba twebwe turabana ni nawe wakoze indirimbo ya Ingande iriya ndirimbo y'Ikigande niwe wayikoze ni n'umukameraman ni nawe uzafata amashusho aya video nta kintu atazi Imana igumugisha gusa nyine icyo atarashobora gushaka gusa nagarasha uwo ngo turacyari hamwe yarananiwe natahumura ntabwo uri wenyine hanyuma rero urumva abandi basiribateri baragukomeje ariko genda ubitekereze ndashimira abantu b'abanyakampala Imana yo mu ijuru ibaha umugisha hari ibibazo umugisha yambazaga gushimira ku bantu ba VIP ba Tebo nari nibagiwe abantu ba Tebo ndashimira Dani yaguze Tebo kandi ntiyayiguza amafaranga twari twashizeho iwe yayiguze imitwaro 40 Imana yo mu ijuru imumugisha Dani yampaye inka Dani nguha agaciro vuba cyane ndicarana nawe n'aba bashuti banjye bagushimire kubera kuko ndazirikana ineza wangiriye ndashimira bamori ndashimira
umusingakazi ka bebe uriya mukobwa agira ishaka rikomeye kandi yanga agasuzugura. n'ubundi n'abakobwa bose nubwo rwego bagomba kubamo. Yaraje ni inyangamugayo. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira Peace Kabatesi yishuye VIP imitwaro 5 ndagira ngo inarenga. Ariko VIP ni table. Yishuye kuri table arangije tiyica abakoropere aba protocol aba ashi. Je narize ngo protocol uriya mukobwa Imana yo mu ijuru. Je narize ngo protocol ni nka fande nangwa skari. Nyine umuntu wese ukora protocol urashaka gukorera mbese no protocol zisiga Faransa harya numvaga protocol je ngagira ngo ni nk'umusirikare askari. Oya just urabona nubundi abantu bakora protocol n'abantu wenda n'abakorera abayobozi protocol na programme na protocol. Urabona aba bantu nse baba bodyguard ba president babita ba protocol. Mbese urumva protocol ni bisanzwe nyine asha kuki ushaka kubikomeza mugihe nenda. Hanyuma rero twari tubivugiye kubera Kabatesi Peace. Kabatesi nta kintu umuntu ashobora kuguha kinganya n'ubushobozi n'imbaraga watanze waje uvuye ku kazi kandi ufite gusubirayo. Niwe muntu wangeragaho akambwira ati kingiki kimeze gutya ibi byagenze gutya ibi byagenze gutya kandi yishuye table VIP mu buryo yari kwicara nawe. Ndagira ngo bari bateguye amasoda n'amazi wenda abantu bari kuri table bashoboraga kunywa. Ayo wateguye na table nk'ukuntu zari ziteye ari amazi n'uwaza akabikora. Niyo wazaga akabikora ariko ntiyanywa ayo mazi kandi yari yayishuye yari afite uburenganzira. Imana yo mu ijuru umugisha tuguhaye icubahiro. Imana ikugirire neza. Hanyuma rero umugisha ngewe rero nari hariye nari umushyitsi bankuvuga amakuru na James ibintu ukuntu zagenze mbese njewe ndinda umushitsi hariye uvuge amakuru ibyishimo ikintu watekereje ico wantekerejeho cyambere nubwo tutagiye kwivuga. Urabizi iminsi maze muri Kampala wenda si myinshi cyane mu buryo no bamenyekanye ku rwego nitabwa n'abari abantu uvuge n'isomo wahakuye aho naje mbiciriye bugufi nubwo nkubajije kino kibazo wongere kandi uvuge ivyishimo wagize kubona bari abantu banyitaba cyangwa niba zarakubabaje. Turaza kubivuga byose. Yes. So ikintu nabivugaho rero jewe bya ari isomo nabikuyemo. Amen. Tuvuge ibyiza byabyo gusa ntabwo tuvuge n'ibibi byabyo. Ayavuga ibyiza. Uvuga ibyiza gusa. Nuvuga ibibi abantu ariko simbizi abantu bano bantu bakurikira buriya hariho nibibi zabaye sawa bivuge jewe nari umushitsi kibazo vuga nibibi ibyiza gusa none igihe cyose aho ubona ikintu cyiza ujye umenya ngo ni kibi cyaranira kwabo kuko nkuko ari ibintu bibiri kujya bitandukanye. Ariko reka dushimira Imana kubwo ibyiza yadukoreye. Amen. Kandi niduhabwa n'umugisha turaza kurwanya n'ikibi cyenda kugira ngo kibeho. Amen. Tugikureho cyane kabisa. Jewe nshimira Imana imbere na mbere. Bira bintu byarabaye nango byarimo imbaraga zacu. Ni Imana yonyine kandi rero iyo Mana yabikoze yabikoreye umuntu wayo yubaha ari wowe. Amen. Buriya uburemere bw'Imana y'umuntu nibyumukorera rwose siko bikoze. Nje nicaye ndatekereza ngo nzabakiza ngo afite Imana mu buryo ushobora gutegura kira gikorwa hano hicara abantu magana 3 plus 500 barenze tukabitegura mu byumweru bitatu. Byari bitatu bitatu ukavuga ngo ndateguye kandebe abantu bakava amasindi abantu bakava Mbarara abantu bakava bakaza bakanyitaba. So cyamaye so ikindi cyakabiri bahaye icubahiro ishiri narebye mu bantu ndebye bagira urukundo y'ubu umugore wakabyariye buri mugabo urukundo niba mwabantu
Patrick afite urukundo nararebaho ni favor y'Imana nanjye singiye icyo kintu nanjye ndarufite si favor nanjye ndarufite ariko kuva naza iwawe ndebye ukuntu turanye n'abantu ngiye mugisha sinjya menya gucu ibintu ruhande ukuntu turanye n'abantu ariko ndeba buri muntu wese usanga useka nawe ubarata nawe kandi akwiyumvamo nawe mwiyumvamo cyane kandi none ikintu mu bintu bimwe byazanye bari abantu nubwo bamwe bazwe kubera twebwe ariko abazi kubera wowe n'urukundo bereka I know ndabizi kabisa so nafashe umwanzuro nanjye kuvuga ngo man nibura natwe mugenzi wacu kira wamukoreye reka twige gukora nkuko akora natwe wenda twabona bene nk'iki amen so nabishimiye Imana ndashimira ari abantu bari mu gitaramo cyawe ariko badukoze neza ari umugabo wari wicaye kuri table yagushigikiye iba ari umugabo wagushigikiye yitwa Wilba n'uwan wine akiri kumutwara kunuzi yitwa Afande Wilba Imana yo mwijuru imuhumugisha buriya hari abantu bamwe bamaze kubura muremure utya ngufi ngari mu yicaye kuri table yitwa Wilba uwo mugabo yagushigikiye sene zirenga mu mitwaro 45 Imana imuhumugisha yewe naherutiye kubireba tugarutse yakoze ibindi bikorwa byinshi so uwo mugabo turamushimiye cyane buriya nureba umuntu akora ibintu byiza kubera Imana uwo muntu ugomba kumushima hamwe n'Imana ntabwo ugomba gushima Imana yonyine kubera icyo we yemereye Imana gukorana nayo nawo n'undi mugisha amenye kwemera ugakorana n'Imana nawo n'undi mugisha so nabishimiye cyane ikindi n'abantu bakomeye nabonye hariho abantu bakomeye bakwitabye so ngavuga ngo rero bibaye byiza twaba nka Patrick iryo jambo Imana dufashe tubabe Imana yashatse nanjye mbese sinshaka gukomeza kuba gutya ndashaka gukomeza kuzamuka uzamuka tuzamuka tugukurikira amen turabishimira Imana amen ikindi nize mu cyakane n'umuntu uca bugufi buriya umunsi umwe nigeze kubona umukobwa w'umugandi nanga wacu mu Bugande yarapfukamye afata cy'umugabo mu ntoki mbese aramutse umuntu amaze kumuramutsa yamufata mu ntoki ahagurukira ku kuboko kwe amufata yapfukamye undi amuhagurukira ku kuboko kwe ahagurukiyeho rero nashinye ijoro ndyamye ndota kakantu narebye umuntu ari yaramukanye umuntu aramenya urabona uriya muntu ukuntu ateye icyo ni igikorwa cyitwa guca bugufi yaciye bugupfa arapfukama aramutse uriya muntu ariko uriya we yaramukiza yamuhagurukiza umuntu aramenya ngo igihe cyose umuntu yakiriye bugufi Imana iramuzamura none ndavuga ngo rero nagumye ndeba ndavuga ni Patrick uyinguye guca kwe bugufi niko kumucici ngiki Patrick uri ku rwego ntango tuze kukurata ntabwo uri Yesu ahubwo tuze kuvuga kujya tukuziho uri umuntu uca bugufi nagiye kuri YouTube yawe ndeba indirimbo zawe narebye indirimbo yawe niyo nabanze kure atasimama yarebwe n'abantu miliyoni zingahe 3,840 wibare cyane none abo bantu n'urwego rwigezeho kureba uca bugufi ku buri muntu wari wese n'ubundi meretse kugutwara amasindi aho twaraye urahazi oya nibisanzwe menya niyo ndavuga ku muntu si uzakuvuga wapfuye se I know uzakuvuga wapfuye sawa so gushima kandi urwo rugendo uri muri rwiza amen wibere kubaha Kristo asante cyane uca bugufi ukihindura ubusa mbere y'Imana ikintu cya mbere nabonye nabakunzeho mwabantu b'abanyamurenge iyo mugeze mu gihe cyo gukorera Imana ibindi mubishira hasi kaminuza narebye ijya hasi ibirenge byanyu mukahagurutsa Imana hejuru twagiye masindi twavuye masindi n'uyu munsi bahora baguhamagara cyane kasi so Imana iguha umugisha nzabakiza kandi ukomereza aho ngaho ndawakiriye rwose ukomereza aho ngaho muri konsata habayemo abantu benshi babura no kuhagarara cyane kabisa kandi ndashimira abantu b'inahangaha abakonyine reka mbita kuko mu bita abakonyine niko tukunda kubita harimo abantu harimo abanyankore mwe na mwe mutandukanye harimo abanyankore mwaraducanze nawe harimo abanyankore akaba n'abahima harimo abanyankore kandi tuvuga ngo abahima harimo abahima
abanyarwanda bino binanga atari b'u Rwanda abinanga bakwitabye nababonye bakwitabye baraza batubonye aha none rero ngongera gushimira abantu twakoranye nukuri kw'Imana twakoze umurimo nasanze Patrick muri kandi avugana ariko ahanga no uri bumenyira umuntu ukijijwe sinabikubwiye ndashimira James nguyu James yatuzaniye abantu benshi James yazanye abantu benshi barenga muri 30 nyirango iyo ngiyo yahamagaraga isimu ikazima ati ongera ucaginge niyo nahamagara abantu ahamagara abantu nta kindi akurarikiyeho ahamagara abantu na sine mwateshize ngo zana abantu kubera urukundo gusa James nguyu inanga kuzi n'ijye wamukumenyeshaze ngira ngo James suko bimeze ni je wabahuje muramenyana ariko wibara ariko yambereye umuvandimwe buriya abantu badukurikiranye uyu mugabo uyu nguyu ngende by'abantu niwe muntu usanga afite abantu barenga 300 muri telefone bose bakamwohereza message kandi akabasubiza kandi igihe umwe bikananira urumva ubwira communication imbi cyane wewe nkwandikira bitandukanye musubiza ikibazo cyarayaye none urumva jewe isimiravuna iyo nariho nsenga bandi muri group nagiye kubwiriza ariko nkunje muri za message nkunje kureba biramvuna kire kumfatishiza akaba wa mbere nango wa kabiri umusubiza aho ngaho ariko kugira ngo nifatire umwanya kire ko nakumbuye umuntu ndaguhamagara noneho rero uyu mugabo rero ikintu yandushize ntabwo ushobora kumwohereza message ngo abure kugusubiramo ndabimushimira kandi afite urukundo rwa nyakuri hari urukundo ruba ruvanze James afite urukundo rwa nyakuri wari wamamagara akabara kukwitaba oya James ni imfura undi muntu ni mugabo imfura zimwe za kera pana zubuza niyo mpamvu yaravuze ngo ukayatubwiye abantu dukurikiranye kuri TikTok turacane mu kiganiro cya Nzabakiza ariko mu kanya turiyo turaza dukomeze umurimo wa Kristo tuvuga ku Mana yacu none rero ndamushimiye mu wibare Mana iguvugisha ugira amagambo make ariko ukagira imirimo ikomeye rwose naho zasomye ijambo muri Bibiliya riravuga ngo urukundo rwanyu rureke kuba ku rurimi ahubwo rube ku mirimo uranyumva neza maze iryo jambo ryagutse mu mutima wanje riba rinini cyane niba ukunda umuntu koko apana ku rurimi mwereka ibikorwa none rero uyu mugabo yabaye igisobanuro by'utuyo tuvuga James ni umuntu ufite amagambo makeya cyane niyo mureba n'abantu badukurikiranye ushobora kubara amagambo iyo ushobora kuyabara ariko mu mirimo akorera abantu no kunabita ni umugabo James nukomereza ngana ntango uzabura icyerekezo kizima ngashimira rero umugabo ariko ngira ngo umugabo nafande si gusa ni umugabo ariko rwose no kuri kw'Imana mbonye yararirinze arabanga abagabo bararutanwa narabibonye ni Yesu yavugaga ariko na hano ku isi buriya abagabo bararutanwa hari umunyabwenge yaravuze ngo aba bagabo ngo b'ubwoko nka bune ngo hari umugabo w'igihugu hakaba umugabo w'abagabo hakaba umugabo w'umugore wiwe wa kane na district ngira ngo n'akarere arabira guyongiye cyane kabisa noneho rero ndashimira mugabo nugirirwa umugisha ukareba iki kiganiro twakoranye na mwene data uyu nguyu Imana ndagushimiye cyane kabisa wibare kuba mugabo mw'izina ryawe wabaye umugabo waravuga ngo yaro yavuze ngo aravuga ngo nzabakiza nena ngo dukorere nzabakiza ikintu mu buryo ari bwicaye nawe akanezerwa nicyo gitaramo cya mbere nzabakiza udukoreyemo uriya ni umugabo kabisa yavuze ngo reka tukimukorere ribitangire ryo kuzamuka muri twebwe mugabo yakoze neza twakoranye undi ni mwebaze na mwebaze nawe niyibare cyane kabisa urumva so mugabo umwana w'umukobwa nura mwana w'umukobwa uri wafashe amafaranga nyamureka hari ibintu bimumenyeraho hari ibintu umenyeraho umuntu wakijijwe cyane
umuntu kubika amafaranga nakagira akana nacomoremo nyamuneka uba ufite Kristo muremure ye baba we amafaranga ni igisobanuro gikomeye mu buzima bw'umuntu wese. Aposo Gitwaza ngo nushaka kureba umuntu ko akijijwe ngo uzamutega amafaranga. Uwo ni umunyabwenge cyane kabisa. Buriya amafaranga umwana yafashe neza amafaranga kandi no ureba ngo umutima wawe isi uyafite atuje Imana imumugisha aho ngaho kandi rero nabo twamenye ayo makuru tuyavuge nayo arabona bo twamenye nabo kandi nabo gukizwa kwabona ngo koragira izuba ntango rirabarasira niyo nizo bazubira umva bamwe nabo twamenye makuru yabo ngo izuba ntango rirabarasira. Ayo rero sinyazi jewe nari twebwe twayamenye buriya iyo uvuga ukuri nango guca hejuru nari umushitsi uwo wari umugeni wacu so mwabantu mwe concert yatubereye nziza cyane kabisa. ndashimira umuntu ukomeye cyane Kirike we maze ni mujya gupostinga ikinuza iki kiganiro mushire ifoto rya Kirike cyane kabisa. Ako Kirike yagabuye umugati arangira ngo yari name yatugaburiye umugati aranza duhereza n'ameza nukuri kw'Imana riraje ntango risanzwe. Amina. Yaduhaye umugati aranza duhereza n'ameza rwose kuko yavuje amagambo abantu bashigikiye cyane. Urabona Kirike ukimuvugaho yakoze ikintu cy'ubutwari. Kirike yaje yari afite ikiraka uyu munsi. Ikiraka ni ikikani yo nazi ngo ikiraka ni kimari yari afite akazi. nawe hari ibintu bimwe uzuvuga ubikanca none uzumenya ko wowe ko waruzi muniki abo bantu benshi babazi biraka yo rero sinyize. Hanyuma nawe hari uzuvuga rimwe ngacanganyikirwa uzonza mvuga bimwe uzumenya ko hano hantu abari bamwe bumva ibyawe n'abandi bakumenya ariyo batenga umva ariyo batenga ngibenda gukimenya era afite yandi masezerano. I know rata intuzi Kiraka mugani wa Mugisha abandi badukurikiye batakizi ni yari afite akazi ko kuririmba Abanyarwanda mugeze kuri n'ubwenge uwo mutanya kugida ikiraka. Yari afite akazi ko kuririmba mu bukwe hanyuma arihangana araza yasubiyeyo saa 9 mu buryo mu masaha 8 gutyo saa 8 nibwo yari yongeye kandi kugera i Kigali. Ubwo urumva ni nkaho yabaye muri reception y'uwo muntu ubwo nyine kandi nta kazi yari afite akazi kiriya yari afite akazi ariko arihangana ikiraga cy'ina hano ho yaje just gusa kumfasha yandi magambo hamwe kuri ho habaye ikiraka. Simbizi rero ko ivyo biraka mugiye kubisobanura ariko nje nuko mbabwiye kandi siwe wenyine natumiye. Hari abandi nashize ku poster batashoboye kuza kubera impamvu zabo baranga ariko ntizabujije concert kuba kandi Imana yo mwijuru babariye kubera ko gutakarizwa icizere. Hariho abantu mu buzima habe n'ubwo noba nkize gute totekereza gutumira kubera ko ni nko kwiringira. Uwo ni nk'igihe umuntu akubesha ni nko kwiringira umuntu ugeze ahantu mbese ugiye nko gupfa ukabona ngo uwo muntu aragukiza ensoma kumeza gaca akaguhemukira. Bene bari abantu bo guta ku rugamba bo ntaco batogukorera. Ntabo mvuze hano ariko hari abantu twavuganye abo bantu nabo abo bantu badatinya umugayo buriya twarabiteguriye ntango bashoboye kuza. Ariko buriya hari Imana iba yateguye wa mugani. Imana ifite abiyateguye ariko kandi ni bibi cyane kuba wateguriwe kandi abantu warangiza ukabura mu mitima yaba ubusa nk'umuntu mu yandi magambo ubusa nk'umuntu nkuko nakubesha warangiza ukamenya ngo narakubesha narakubesha n'ikindi gihe niyo umbwiye ukuri umenya ngo uri urambesha kirakomeye kugira ngo ubeshe kiroroshye kugira ngo ubeshe gutegura igitaramo na Mugisha Masenga
badushira kuri flyers batubwira poster batubwira ko igitaramo kiri hafi. Mugisha arambwira ngo arashaka kugira indi gahunda. Ndambwira ngo Mugi ndi umuntu udashobora gutakarizwa icizere. Abantu bamasinde ndabizi ko abamo inshuti aho kugira ngo bangaye ndagenda ngiye nyine sinabikubwiye. Kubera iki? Kubera kuko hari igihe umuntu urabona nk'abariya bari bagutumiye warabivuze rwose uravuga ngo giye kugira ngo nakaza agaciro kanye kandi abantu bandeje kubera programme Mugisha yaragize uko ko yaje guhinduka turajyana ndaguha ndanagushimira. Ariko kandi bambe mugani w'iki gitaramo muri ikintu cyose kiri bubyarire umuntu umusaruro cyangwa cumugisha ntago cyareka kugira intambara. Hari undi muhungu yarambwiye ati ntago nje ndi kuri posta ariko nzaza. Yari yiteguye igiterane mu buryo buteye ariko agira izagapfusha apfusha ise wabo yagiye gushingura Nairobi. Ni umuhungu bita Napoleon. Iyaza Napoleon ni umunyagitaramo hariya mwese mwari kuhava n'umukunzi iwe n'umuntu ariko n'abatarashoboye kuza igitaramo cyane kigoze neza. Yesu yarayahawe icubahiro kandi turashimira Imana yo mwijuru. Wenda hari igihe abantu bavuga ngo biki na biki hano ntatiko ririmo tubasabiye umugisha w'Imana utarashoboye n'uwabishoboye Imana ibaho. Ibyo nango bibaho mbese ntitubasabire umugisha birira avuga ngo umugisha barawukorera rwose. Urumva Kiriki wamusabira umugisha n'umuntu utasubiye kuza. Kiriki warawufite urumva Kiriki yatubwiye amagambo akomera avuga ngo aho hejuru gushigikira kutarimo Yesu kuba gupfuye rwose. Urumva Kiriki waduhaye ijambo ryiza. Nanone abantu badukurikiranye mu mukesho muri overnight turiyo twenda gutegura Kiriki ariho arenda kuza iyo hazakumurira. Hanyuma inshuti bavandimwe rero jemu vuga nk'ijambo nk'abiri 3 4 kandi ndagushimira ku bashuti wazanye. Hariho umuntu waje avuye mu kazi ahantu hitwa Gomba. Urumva w'inshuti na James ni n'umuvandimwe biwe ni muzara wiwe. Hanyuma aza kunsuhuza arambwira tuvugana nkorera Gomba ariko mfite akazi Kiboga. Yego bambi mugabo ariko ndihanganye ndagenda. Hanyuma Imana yo mwijuru guha umugisha ibyo wakoze ndabizirikana. Vuga nk'amagambo 3 hanyuma nidushaka dusezera abantu tuzongera kandi kugaruka kugira ngo duhite dushimira n'abari online kuri TikTok. Tuzavuga ku bibiri muri concert. Nanone ndabishimiye kera nizemo kimwe kimwe twavuze arimo n'ibintu nka 10 biri muri concert. Ndabanza ugomba kuvugaho twego turabavuga butumye abantu reke nabyo bivuge wewe wasoje ibi biri muri concert. Yuwenza kugira ngo ikintu gereze anse ibimwe nango nabibonye ngewe. Ego bambi ako kubera ko turi abarokore umuntu n'ubwo yakora ikibi wakihorera ukakirengagiza. Imana yabikora imbere. Kandi rero gutegura ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo habura niho urebera inshuti niho urebera umuntu atari mushuti wawe ariko byose urabyihanganira. Icyo mbaza gushima nuko ibintu byagenze neza byose kuko nzabakiza nkawe ntabwo ashobora kugira inshuti zose ntihagira abanzi. Rero iyo bitagenda neza hari amagambo yenda yajya kuvugwa cyane cyane ngewe cyaninyishije. Twabiteguye habura iminsi mikeya ariko kubera ko twizera kuko dusanzwe tubikora kuko dusanzwe tubikora njye numva nabitinya. Njye ndi umuntu wishyiramo cyane icyizere mu kintu turagikora nta kintu cyatunanira. Nshikuziho bambe ndagikuziho n'umuntu yambwiye ikintu njye navuga icyo cyarangiye. Uzi ko igiterane cyacu cyateguwe n'uyu
uyu mbere na mbere oya ni concert nsaba Imana imereze inka muri vuba hanga urazifite ugira umutima wo kwitanga ejo bundi ntabwo aragiye gucora kwitura inka zirenga zine wagiye ubohoka ugatanga inka uravuga ngo bagusabire ntabwo ufite inka zirenga 5-6 ahubwo ubu uzipfuye yo tubwira ko inka yo yapfuye oya tanga inka bohoka tanga inkure ko kubanga Imana gusa nunse nanga inka zinzitanga nzabakiza amaze kubimbwira ko ashaka gutegura concert biki n'ibiki nabwo ariko makere igira umugisha ndakunda kandi n'ikindi nge namugisha turahari kuko tuje tubikora cyane rwose rero wowe nge namugisha twarabikoze turi babiri kandi bo babaye wa gatatu n'abandi badutabaye ba mugabo bamwe baze ndeba ari ibintu byoroshye cyane n'abantu twagize ninarimbize ko bari bo Kabatesi ngo warazi peace Kabatesi ndabashima cyane cyane abantu baje ikiganiro turiho turagishutinga kuri YouTube uje kuya twagushimira nicyo nabonye nta mavuta yawe ejo bundi twataguye amavuta atari gikotori igiterane cya Theo ariko nawe nk'umuntu afite abantu bazana nk'umuntu buri muntu afite abantu bamukunda rwose kandi kuri iyi si umuntu ugihumeka aba afite akamaro cyane kabisa wowe ushobora kujya aho ngaho ukareba ngo uyu nguyu nta kintu afite cyangwa ntabamukunda afite ariko ejo ahamagaye abantu wareba inshuti ze ugatangara nawe ndagushimira amavuta yawe cyane cyane ndashimira kirikiri yadukoze neza yadukoze twasirimbye ariko mw'abantu muratamba ukumva ijuru ryo riramanuka ariko wa mugabo mwibare kujya mutamba neza n'ikintu nabonye muri concert abanyamurenge barakundana baje agace ariko namwe abantu b'imurenge wabibonye mwaje ariko ntabwo umunsi notegurira nko mu makanisa yacu hano hafi kuca abayandi natwe muzi muyaje oya turabavandimwe oya ejo ku cyumweru si ku cyumweru nzakujyana gutarama muri bene wacu rebe umuriro uzaka ariko barakundana bagikoze ariko sicyo natekerezaga ariko akaje karemerwa najyaga ndeba concert zo nabagamo ntango bajyaga baza oya mbe impamvu baje kandi nanjye nari mpari nawe baje ku bwanjye ndabashimira bene wacu Imana ibaha umugisha banyamulenge cyane cyane ariko ndashimira mugabo yaratangiye mbese mugisha niwe watangiye yaratangiye kandi ahindura neza abandi bagiye bansiga nzira n'abagusize ariko rero oya n'abagusize njye mugabo nari nsanzwe muzi mugabo rwose mugabo iyo yagiye ariko mugabo hari ikintu nzamwitura oya mwiture none hakitanga utabivuga mbere y'abantu tuvuge mbere y'abantu ni ikintu yansabye n'ibanga none sijye zanura iki yakubanza gikora umukorere ikintu cyiza cyitegure ni uri umwambike weweho ntacu n'urubango dahira Yesu mugisha vuge hano udusha wagiye unkorera wewe se niki ntagukorera ahubwo n'umuntu more nawe tumushimira more turamushimira na kabeburiya wa ujya kunda kuvuga ngo n'umusingakazi bari abana bakoze neza Kabatesi Peace Imana yo mu ijuru ibaho umugisha nabonye ishaka ryabo more uzi ko umunsi wa mbere yumva concert yisagura amatika 5 ngo buce wa munsi umushize ku rubuga arantwerera ngo buce arongera kandi agura tebo urumva amafaranga uwo mwana hanyuma nagiye kuririmba mbese amafaranga yagiye atanga arimo gushigikira abantu nabwo ntabwo yari munsi y'imitwaro irenga 20-30 naje kuririmba icyo yanzaniye amafaranga sinayabaze ariko kangwe ishengesho rivuga ngo Imana izagushire kure y'ibihungu bidafite aho bigutwara
rwose uzagira urugo rwiza, uzagira umuhungu w'ubwanwa urokotse. none se ubwo bwanwa bujemo gute? Hanyuma rero umugabo nyamugabo. Okay. Hanyuma nshuti bavandimwe, ndongera kandi nshimire connection. Mwabonye urukundo banyeretse. Ndashimira Apostle Sabigaba. Apostle Sabigaba buriya turitirana, yitwa Patrick. Twari twarasezeranye, ndamubwira ngo umunsi wose nzajya ngusangana amafaranga mufuka. Nzajya nkuramo titaye ngo uri pastor, uri apostle, uri bishop. Turabikora. Mbese nta munsi n'umwe twahura nawe ngo areke kumpa amafaranga. Ejo bundi bari bafite overnight, yo ukwezi kugiye kurangira bafite overnight nziza cyane yitabirwa n'abantu bose. Arayihagarika, aravuga ngo baze kunshigikira. Tubahaye icubahiro, Imana yo mu ijuru ibaho mugisha muri umuna wa Apostle na ba Franka na ba Dani na ba Mutoni ba Peace, abantu bose ba connection bahaye agaciro. Ba mugisha rundi mugisha wavuye iri usigaye akorera Busega, ni inshuti yanjye. Imana yo mu ijuru niyo bakikiriye. Hanyuma ndashimira abantu bagasangati nabo baje. Pastor yari afite kuza, agira umushitsi wo hanze, arambwira ati simbonetse, ahita anyandikira. Ariko abakristo batanze itangazo ku rubuga rw'itorero, baravuga ati tugira overnight, ariko nta overnight iba, tugiye gushigikira umuvandimwe wacu Nzaba Patrick. Abantu bagasanga ati Imana ibahumugisha. Isoko ibohora bakarinda ba Umwega, mwamubonye uriya muhungu afite ubukwe, ndetse na Ivan. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mu gusoza rero, wavuze ngo tuvuge ngo ibyiza n'ibibi. Naje se mvuga ibibi? Ntacyo ntago nta bibi mbese nigeze mbona. Aba bantu bose nabavandimwe, gusa hari challenge ntoya yagiye iba. Nahamagaza inama hakaza abantu babiri, ariko ndashimira muri kamera abagabo babiri kuva umunsi nahamagaje inama kugeza uyu munsi batigeze bantenguha. Ndashimira uyu mukozi w'Imana James Mugabo. James na Mugabo Mugisha gawe yararushe, aravuga ati kubwo gushigikira igiterane na concert, atereka nize tuwe tubanye icumweru. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwabikoze neza, kandi umugabo nyine nuvuga ijambo akarikurikira. Buriya nubona umugabo avuze ikintu akakubwira ngo ndakora iki, yarangiza agatinya kugikora, uwo mugabo isaha n'isaha arashobora kukwica. N'umunyabwoba bamubwira ati uriya kiriya wavuze uragikora cyangwa ntugikora tukwice. Akavuga ati aho kugira ngo munyice, ahubwo mureke n'icuriya naringiye kugikorera. Amen. Urumva? Umugabo rero azavuga ngo ndakora kino nkagikora. Hanyuma nshuti bavandimwe, mu gusoza abangaba tuzongera kandi tugaruke turi benshi, ariko kandi navuba ahangaha tugomba kwicara noneho tukazareba uburyo twohamagara n'abantu tukabashimira kubw'umwihariko. Ndashimira abashumba baha agaciro. Sindasengerwa ku pasiteri, nzasengerwa ku missionnaire, kubera ko indirimbo zanjye zimaze kugera kure. Missionnaire ni iki? Missionnaire. How? Indirimbo zanje mbese ziyagira bakuririmbeho nk'umuvuga uzaba abasudani, bagusengeho abasudani. Oya, umusudani none abasudani n'abayisilamu ndenda kumenye icyo ndenda kumenya. Missionnaire ni iki? Ntago uzumva? Ntabwo byumva. Abamissionnaire bagenda bafungura amatorero, bagenda bavuga ubutumwa. Indirimbo zanje zikora imirimo, zigenda zikora imirimo. Imana igumugisha. Urabisobanukira wewe sinzi aho bivangiye, ariko biraza kwivangura kuri funguro. Hanyuma rero nshuti bavandimwe, mu gusoza reka dusoreze kino kiganiro hano, ariko kandi tuzakomeza. Ariko reka dutanga ijambo. Yego.
ariko turashimira cyane abantu abantu batwishimiye Yesu umva ariko kutarashima kuri Yesu connection kandi ariwe navuze mwashimiye kuri Yesu yitwaga Mutoni wewe uzijya Fiona mwashimiye Yesu mutaramushima Yesu kandi ariwe nahereyeho Yesu no kuvuga wewe ntaravuga Yesu kandi mwongera umuvugeho Yesu warakoze ariko narasenze ahantu nari none rero wasenze nde nagize umugisha wo kubana n'Imana mu gihe urabona hari ukuntu mbese umuntu abare yitegura kuza biriya bintu mwakoze mwarakoze kutansigana n'undi muntu ndi njyenyine nagize ibihe byo kubana na Yesu ndayibwira ngo nagusanze wakuye n'umuza narasenze cuya kiraza numva ubwiza bw'Imana abantu bari kuza bari gukora ndashima cyane MC Michael Imana igumugisha ariko ari umuntu nanjye ndagushima New Production nibo natangiriye Imana bahaba umugisha reka dushimire bari abana twaririmba umva shaka bari abana shaka hakuze ku numero yiwe nangwa tumuhamagare tumushimire ndashimira shaka ndashimira Trump ndashimira mugisha waririmbye indirimbo ndashimira yitwa Kigabo ndashimira bari abana Queen ndashimira Divine n'abana twaririmba ariko mwaraye mwumvise abana b'abanyamurenge mu kiganda Imana ikuganza mwabumvise bane nawe mwabumvise Imana irinda abantu izakurinda kuko mugisha inshuti bavandimwe rero ibiganiro biraryoshye washyigikira igitaramo cyawe Queen yagushyigikiye hariho Queen sinarizi umuntu yasa izina rye Queen nawe niyibareba Winike yari afite amavuta yari ayafite ariko na Queen yarayagize na Queen yarayagize aho ndashimira Rukundo gufiti wanjye kandi abantu bari kuri TikTok bari online kuri channel yanjye bari muri Kampala abakunda kunkurikira afite concert tuzitabe Rukundo twese Imana yo itariki 14 zuko kwezi hanyuma ndashimira n'abakamerameni barahagaze cyane kino gitaramo cyari online ndashimira Danilo ndashimira na Ivan ndetse na channel yitwa Ikaze TV niyo mbese yankoreye umunsi w'ejo hari abantu benshi nagiye mvugisha ibibazo byarabaye iyi concert yabayemo ibibazo byinshi hariho umuntu wari ufite kunkorera online ahita agira ikibazo ivyuma byiwe birapfa izabiriye isubizo izaba iri Mutundwa isoko ibohora Mutundwa munsi ya hafi y'urusengero rwa Pastor Tom naho ngaho mubajije ngo ku rusengero rw'abanyarwanda baza isoko ibohora kwa Pastor Francis Rugwengera hanyuma narimvuze ngo gisubizo yari afite kudukorera ivyuma byiwe bigira ikibazo mvugana n'undi muntu anca amafaranga yo kwica umuntu ariko simuvuze nawe ari aho ngaho reka tumurekere aho ngaho kandi nawe kuwa gatanu jewe nzamwitaba afite gahunda iki gihe turimo none rero nshuti bavandimwe reka dusohoreze hano Imana yo mu ijuru ibaho umugisha gusa nta jambo dutangiye abantu ijambo rihari nashaka kubabwira ijambo riri muri Yohana 14 rivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo rwose hejuru ya byose tujye tumenya ngo Yesu Kristo ari hejuru ya byose niwe nzira ya byose nanjye bazaze bamenya kuri mubyara wa Yesu urumva zabakira no kuvuga ngo mu yandi magambo ngo niwe nzira buriya Yesu niwe nzira nabonye niyo nzira ugenda mu nuyobe rwose niyo nzira ugenda mu kubaka urugo kandi ukarugeza so bana badukurikiranye mugende mujye muri iyo nzira yitwa Yesu Kristo w'i Nazareti azaduhana umugisha Yesu yavuze ijambo ubuvuze muri aka kantu aba bantu batwitabye turabakunda Imana yo mu ijuru ibaho umugisha turashimira twibagiye gushimira Prince niwe wari ufite wari ufite ubwanwa uyu wampaye keyboard nashimiye
ari n'uyu muhungu w'ubwanwa bambi n'uriya muhungu w'ubwanwa yaguze tebo ariko kandi ngo n'uwo wambika abantu yambika abageni Mugisha boss bamugisha ba boss abo bose turabashimira. Hanyuma uriya Prince yanzanyangeza hano bambe muri uriya mwanya wose kandi sinjye nyenyine n'abari abana bose babaririmbyi niwe wabatanye. Imana yo mwijuru rero Prince rw'umugisha bizi ko dusanzwe turi inshuti turi abavandimwe burakomeje. Hanyuma rero mu gusoza aba bavandimwe tuzakomeza kuganira, tuzakomeza kubana, ubuzima buracakomeje, turi kumwe muri Kampala, turacasangira ibintu byinshi kandi turi kumwe. Mfite shooting ya video z'indirimbo, tufite gukora shooting hagati yo kuwa 3 ndetse no kuwa 4. Urusengero bambwiye ngo baraza kumpa programme, ndaza kubabwira abantu. Hari indirimbo twaririmbye z'Uruganda, hari indirimbo twaririmbye z'Urunyarwanda, ndetse vuba ahangaha ndakora Urunyankore. Hanyuma Imana yo mwijuru ibaho umugisha, ikomeze kubagirira neza. Reka mu gusoza babwire ko urukundo mwaraye munyeretse, nanjye ndabakunda. Bahaye agaciro, uwampaye inka muri ibi byumweru ndi kuranga, hari abantu bampaye inka. Imana ibaho umugisha. Ndashimira Dani muhanyi wanjye. Buriya inka ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu aguhaye amafaranga hari igihe uyakoresha ukibagirwa. Ntabwo bivuga ko amafaranga utaha umuntu agaciro waguhaye amafaranga, ariko inka ni ikintu, niba ari imico twagiye tumenyera, inka ni ikintu kitazacibagirana mu buzima. Umuntu aguha inka ubwenge bwawe agasa n'ubuyobesha. Dani rero uwase ndagukunda. Imana yo mwijuru iguhumura, Imana ibagirire neza. Reka dukomeze dutaramane muri iki gitaramo cha TikTok. Hanyuma hano kuri YouTube channel turangirije ahangaha, nakagenda kagaruka tuzakomeza kuganira, tuzakomeza gusabana. Shalom, Imana ibagirire neza.